kimara kubona uriya mukecuru aje kuriya nyine byabaye ibibazo ugahita umubona ukumva ku bwati bantu banjye niba ari ikintu kigora nyine ushaka kwihagararaho bimwe biri aho ngaho ariko please birababaza masheri birakurya cyane byarandiye noneho byanakubitiraho ngo afite inda ye arantwitiye uko nahe nagize ubwoba bw'uko umukunzi wanjye ari bubifate ariko arantwitiye ndabizi neza twaranipimishije namara kubyara azamuzana mu bandi zamuzana tumurere njye na sheri wanjye dufatikanye kuko turuzanya nta kiba tutumvikanye tuzamurera nta kibazo twari dufitanye gahunda y'uko azama imodoka kugira ngo nzakomeze mubere umugabo tunasezerane ibyo narabimwemereye ariko mbimwemera mfite uyu nguyu tuba turi kumwe iki ni icyamamare cyanjye ariko umutesha ko aryoshye byadanje mani we ntabwo ubibona byadanje konzi kutagiraga isoni arabizi neza impamvu njya gukora kuma ako kabezo hari ibyo bayanje gukora rero ntabwo yabikoze yes kangire musubizo ukurikiye Umutako TV aho uri hose mu bihugu bigiye bitandukanye nizera ko wamaze gukanda subscribe like share ndetse na comment duhora tubagezaho inkuru zigiye zitandukanye yaba zo mu buzima busanzwe yaba n'izindi zigiye zicukumbuye uno munsi ntago naje mvumbuye nkuko cyangwa nahamagawe nashatse kumenya ngo byagenze bite muri video mwabonye abo bantu bari imbere nitwise akamara salama boga sawa meze neza ndashima Imana nk'icyana kimwe so icyo utabona ni harya bakwita mazina ni niyo nkuru safi nabanzwi ku izina rya Gashoza Ntambara series muri filime nyine okay sister amazina Agnes gatsendiye sokosha byari neza tu okay nkuko mwabonye video nyine ibyabaye singoma kubisubiramo ariko wenda muri make reka Gashoza Ntambara nkuko ayishoje atangira dusobanurira ibyabaye imbere mu ncamake ngo tumwanya dukomeze kuri kwindi ibyabaye twaje gufata umwanzuro abayobozi baraje badusaba yuko hari habaye iki hari habaye kutumvikana hagati yanjye n'uwo twakundanaga wari waramaye amafaranga ariko nkaza kumubeshya nkakundana n'umwana dukorana muri projet zanjye za sinema narishimye ntabwo yabura guseka nyuma y'ibyabaye byaje guhinduka umutima wanjye ibintu byatuzanye ntabwo tuvuga makeya ntabwo dufata umwanya wo kuvanga ikiganiro tugiye kirekire kuko twebwe iyo dukoze inkuru dusubira tukavuga se byagenze byarangiye gute Agnes yes abantu bakoresheje kugira ngo mwende tsindire umujya akuse mu bintu bigaragara tuvugishije ukuri handi umukecuru aho rero n'umusisito ukiri mutoya ibyo ari byo byose nyine abakecuru hari experience baba baraciyemo bitewe n'igihe baba bamaze ariko kuri iki gihe ku mwana ndakurahiye wakora buri kimwe cyose abayobozi cyangwa twasize nyine bimeze nabi umwanzuro bafashe ngo boye kugira ngo aya masaha bakice muri zo ntebe ndetse uri kumwe n'uno mutoto umwanzuro twafashe abayobozi batubwiye yuko tugomba gusohoka amahanga cyangwa se tukishyura uriya mukecuru imitungo ye tukayisigana ariko twamuhaye amafaranga ye rero umwanzuro nafashe naje gusanga ngomba kumusubiza amafaranga ye ariko imitungo n'undi ikaguma ari iyanjye n'uyu mukunzi wanjye tuzafatikanya tumwishyure
niwo mwanzuro twafashe. waba waramwishyuye cyangwa hari igihe watanze cyo kuzamwishyura kuko yavuze ati ngiye mu bintu byanjye basi nigendere? Ntago nari namwishyura, twahanye igihe cy'ukwezi kugira mbe namuhaye ibye byose, amafaranga ye yose nayamuhaye, nta deni musigayemo. Twarabyemeranyijwe muri uko kwezi, biri hafi njye n'umukunzi wanjye tugiye gukora ibishoboka bibe byakemutse. Agnes, abakunzi b'Umutako TV babwire byagenze bite, ese we mwamenyaniye he, cyagiye rwari ryaserera ubundi mujya kumenyana wenda mukina muri filimi Gashoza Namba, ariko numva serize numva arimo mwamenyanye gute muri rusange? Duha amateka kwanza aho mwahuriye no kumenya. Okay, ahantu twamenyaniye twahuriye n'ubundi muri film, muri company yitwa Ibicurabwenge. Twe twagiye gukina muri iyo filime, turahura turaganira, turishimirana, kiragera duhurira nanone muri iyo filime ya Gashoza Namba series. Yes, naho ngaho umubano wacu wakomeye. Bivuze ko mu mafilimi habamo amabara. Oya, none se kuba yaranterese ni amabara? Ntabwo ari amabara arenze, nta bintu biba bikaze. Ni nk'uko nyine ushobora kugenda hariya mu muhanda akakwitana n'umutike cyangwa se umusista, yes ukamupofoka biraho tu bigahita birangira. Ukimara kubona uriya mukecuru aje kuriya nyine byabaye ibibazo, ugahita umubona ukumva kuvuga ati bantu banjye nimba ari ikintu kigora nyine ushobora kwihagararaho bimwe biri aho ngaho, ariko please birababaza kuba wenda wafata umwanya wawe ukizera umuntu runaka, ukamwemera akinjira mu buzima bwawe, wowe nawe ukaba uzi neza ko winjiye mu buzima bwiwe, ariko mu by'ukuri hari ikinyoma cyihishe inyuma wowe utaramenya. Nyuma rero iyo umaze kukimenya, masheri birakurya cyane, byarandiye, noneho byanakubitiraho ngo afite inda ye. Arantwitiye uko nahe nagize ubwoba bw'uko umukunzi wanjye ari bubifate, ariko arantwitiye ndabizi neza, twaranipimishije. Bakakanya ahari wenda nawe hari igihe tuzamushaka tukaganira nawe, ahari azarane kino kiganiro yitega iki wenda ku mwana wenda azakubyarira, dore ko atari umwana w'isezerano, nta n'urukiko mwagiyemo, yitega iki? Icyo ndabivuga ukuri, icyo namubwira ashyira umutima hamwe, nzamufasha mu bishoboka byose abyare, kuko ntago nanze umwana, ni amaraso yanjye. N'abandi bose bumva yuko batera inda bakazihakana si byiza, kuko buri amaraso aho ari aragukurikirana. Namara kubyara azamuzana mu bandi, azamuzana tumurere. Njye na sheri wanjye dufatikanye, kuko turuzanya, nta kiba tutumvikanye, tuzamurera nta kibazo. Ese cyarwaza urukundo n'urwojya ngo muzamurira uzinye nabundi sha. Oya, nyine abantu babitekereza bitandukanye. Yes, ako ntekereza yuko uramutse ukunda umutipe cyangwa se ukunda umugabo wawe, ugomba gukunda buri kimwe cye cyose. Ntago twese turabere, sibyo? Ariko nta gikosa rikosorwa irindi. Ugomba kumwumva, kumva situation yari arimo, then ukamukunda, kandi nta na kimwe ugendeyeho, n'ibyo byose ukabikunda. Niyo mpamvu rero nyine uwo mwana yazamubyara, yamara kumubyara akamuzana tukamurera tu naye. Gashoza Nambara, uriya mukecuru wiyongoje ute kwanza kumuha urukundo? Amafaranga nuko yavuze, ariko se shakisha muri ubuzima bwawe wenda kumukurikira ugasanga winjiye no mu bindi birwara, huye n'ibibazo bigiye bitandukanye, ibyari by'amafaranga ugasanga biba bindi. Uriya mukecuru ku bigendanye n'urukundo rwacu, yabonye filime nakinnye ariyo Gashoza Nambara series, abona uburyo kinakitingamo,
arankunda ariko atinya kubimbwira. Rimwe aza kunyandikira ansaba yuko twazahora tukaganira, yishimiye ibikorwa byanjye muri rusange. Naramwumvise ndavuga nta kibazo, dupanga umunsi tuzaho byikize byo gupfuba. Oya, ibikorwa bya sinema muri rusange, kuko yari yabonye filime, we yabonye filime nyina, abona kuntu naktingamo, abona bitandukanye wenda n'abandi basore b'iki gihe, kuko nigishaga ku buzima muri rusange. Arareba avuga ati uyu musore ashobora kuba atandukanye n'abasore b'iki gihe mbona cyangwa se numva imyitwarire yabo. Okay, ansaba ko twazahora tukaganira, ko ari umufana wanjye, ndabimwemerera. Ndavuga nta kibazo, tegura umunsi wumva uzabonekeraho, uze duhure tuganire. Mu kuganira ambwira yuko anyishimira, ko akunda ukuntu naktinga. Nanjye arambwira ati ikindi kintu reka njye nkuvugisha byibura kuri nashaka bari rimwe. Ndavuga ibyo ntacyo bitwaye, sibyo? Narabimwemereye, sinanzi ko bizakora bikagera aho ngaho, sinanzi ko afite n'amafaranga. Uko iminsi yagiye ishira, yagiye anumira, kansohokana, akanyereka urukundo muri rusange. Nanjye mbona yuko afite amafaranga. Rimwe aza kunsaba ko nazamubera umugabo, ko azamenyera buri kimwe cyose, yaba kubwa amafaranga cyangwa se inzu. Twari dufitanye na gahunda yuko azama imodoka kugira ngo nzakomeze mubere umugabo, tunasezerana. Ibyo narabimwemereye, ariko mbimwemera mfite uyu nguyu tuba turi kumwe. Ndakunda kubareza amakuru utakomeye. Iki ni icyamamare cyanjye ariko umutima ushaka kuba aryoshye ariko. Byadanje mani, we ntabwo ubibona. Byadanje yaratobotse. Atamati yaratobotse, ariko nibyo kuko ashaka kuzasangira mukecuru. Ariko ubundi rwese abakecuru iyo bashaje, uzarebe iyo urebye umukecuru mu maso ye, nyine aba yarazanye iminkanyaro, utuntu twakomeye ukuntu, ese buriya muntu kweri. Yego bakunze bacu nyine nkuko mubizi, nyine dusura abantu bajya batandukanye n'ibintu bitandukanye, niyo tumenya amakuru tugeraho. Ikindi iyo dukoze inkuru dusubira inyuma twase byagenze bite, byaje kurangira bite nkuko twaba kubabwira. Ariko urebemo hasi ari nomero 195, nawe uzayiduhamagara dukomeze tubavumbure. Twebwe ntago dutegura, nta nubwo duteguza, turamanuka tugakora ibara. Uburyo mwatwinjiranye ngize ngo ni nk'abajura baje. Ahubwo ngiye nabonye binjiye nyine barantunguye bitewe nuko nari nibereye n'umwana ariko make ngiye kubona mbona bamagaze hejuru, isoni ziranyica nyine. Ariko narabyakiriye bitewe nuko hari ikibazo cyari kivutsemo, nta kibazo nabigizeho. Kandi naranabashimira mwaradufashe, kuko iyo aza ari wenyine hari gupfa n'umuntu ukuntu nabibonaga, ariko mwaradufashe muratuganiriza, buri wese abasha kumva aho yateshutse ku nshingano ze, agira nuko ahakosora, byose binyuze kuri mwebwe. Yego, dukomeze kurira mu muvumburo wacu. Nukuri pe nukuri muri abantu beza, muzi gusana imitima yangiritse, muzi kuremamo icyizere umuntu yatakaje, mukomereza aho. Nukuri pe warebaga nk'umuntu wanyagiwe n'imwe, narebaga nk'umuntu wanyweye igikoma cy'umwana. Wari wabuze amahita, se ubundi buriya wari guhitamo uriya mukecuru. Sheri narakurebaga nkareba umukecuru, nyine bikanca nkabura uko mbikora. Wenda mushobora wenda kubwira, wenda mwakuyemo mutazibagirwa kuri couple nziza zo zimeze nk'uko namwe mumeze, cyangwa n'abandi bantu nyine bagiye bameze kuriya, kunda amafaranga y'abakecuru cyangwa abasaza, bikarangira bafite n'abana ku ruhande. Reka mbabwize ukuri, ikintu umukobwa azagendera hakunze amafaranga y'umuntu runaka, ndakubwiza ukuri azayariramo. Yes, namukunda agendeye ku mutima we nyine w'urukundo afite, atagendeye ngo afite imodoka, afite amafaranga. Ariko nibyo byeze kuri iki gihe, ariko ibyo ari byo byose ntabwo ari byiza. Ngiye cyo nakongeraho, hari ibintu tujya twishyiramo, ukumva umubyeyi wawe akubwira ati nziranye na runaka afite amafaranga n'umukire, ndashaka kugushyingira umukobwa cyangwa se umuhungu wanjye, agendeye ku mafaranga ariko nta rukundo rurimo aho ngaho.
wowe ntukabiha agaciro, wowe ujye ukora ikintu kiri mu mutima wawe kandi wumva ukunze, ntuzakora ikintu ngo nuko bakiguhatiye. Biragendana no kuba washaka amafaranga ariko wowe udakunze nyiri ayo mafaranga, ahubwo wikundiye icyo afite. Icyo nababwira, nibakura amaboko mu mifuka bakore, nabo bazabigera, kuko nawe yarakoze kugira agere ku ibyo ngibyo. Nawe nukurikira amafaranga uzabura inama n'ibyuma. turimo kusatirana umusozo w'ikiganiro twagiranaga kugira ngo abakunzi bacu nibo dukorera, nibo bakomeza kuduha notification y'ibyo dukora, banutera n'inkunga, niyo mpamvu tuba dushaka kubagaragariza ibyiza n'ibibi tukabyerekana, ariyo mpamvu tumaze gusenya inkuta tujya tugaragaza n'ibyiza. Hari Agnes ufite ababyeyi? Yes, mfite ababyeyi. Ababyeyi ndabafite. Agnes, ababyeyi barebye iriya video ko twabonye byinshi bigiye bitandukanye n'amakomante yatandukanye, babyakira. Okay, ubundi ngiye mu rugo ndi umukobwa utuje to, ibintu byo kuvuga nka kuriya ntabwo babinzeho to. Ababyeyi bavuze ati mwana wanjye bite ko wagiye? Oya, ntabwo nyine babigizeho intambara cyane, ahubwo nyine bavuze ati kumbi ni kuriya uba umeze ufite amakare angana gutyo mu gihe tubona hano uba watuje cyane. Si ni ibyo ngibyo nyine, nta bindi bikaze. Umuryango n'inshuti n'ababyeyi babyakiriye? Babyakiriye neza, ariko sinavuga ko ari neza cyane kuko baratunguwe n'ukuntu banziho kugira amahane cyane, ariko barebye ibi byabaye baravuga ati ko tukuziho kugira amahane, ahanga twarabonaga wari umeze nk'ibisusa byaguyemo amazi. Ndababwira ati nari ndi mu makosa kandi narayemeraga, nta jambo nari mfite muri kariya kanya. Baravuga ati natwe ntuzongeye kujya twiyemeraho, rero wera natwe tuzatugukubita twicaye, ntabwo tuzongera guhaguruka. Abakunzi ba filimi harya ngo bayita Gashoza Ntambara series, akaba ari filime tumaje gushyiraho episode 4. abakunzi ba Gashoza Ntambara series murababwira iki? Ni ibihe mu bateganyirije hanyuma duhite dushyiraho akadomo? Icyo nababwira ni badushyigikire, bakora subscribe, share, comment, like. Natwe turi gutegura ibikorwa byiza kandi ibintu bagiye amatwi, kandi ibikorwa turi gutegura ntabwo dushaka ngo bigume mu Rwanda gusa, turashaka byaguke birenga imbibi, isi yose muri rusange ibone Gashoza Ntambara series, kuko natwe si turyamye, turi gukora cyane kugira duhe abanyarwanda ibintu biri karite. Hanyuma murya mukinana, hari ahantu muhura mukinana nyine muri filime? Nawe yabikwibwira. Turahura cyane. Kanigeze no museko. Uyu nguyu. Kanigeze amaseko. Nyine uyu nguyu. Ibintu ahantu duhurira ntago ari. Ntabwo munya mukinana se gutya? Nyine muri ko muri iyo Gashoza Ntambara series ntabwo dukinana gutya, ahubwo dukinana ari cya bro cyanjye. Bikore nka bro wawe. Nyine mwerekana ibyo muzi gukina. Okay. Fatani cyane ndabafasha. Nagushaka umugati mfatani. Rero bahaye iminota 2. Nimba ari tuvuge na gukina mushwana cyangwa inama mushikira na musaza, nimba ari cyo ku acting nk'abakinyi turebe koko murashoboye cyangwa ntago mushoboye, kuko aba bakurikirana bagomba gukanda subscribe, like, share ndetse no comment kakazuye kanitse all kugira ngo twemeze duterane inkunga. Okay. Rero Bera Gakara yaragukunze kandi yamaye amafaranga ngo woza mubera umugore ngo nguremo agafanta. Bera ndabizi neza ni umugabo ufite amafaranga, ni bogari kandi aragukunda, waretse Brave ko mbizi neza ko atagukunda. Kandi bura nanumvise amakuru ko Brave yifitiye undi mugore kandi ngo yateye ninda. Wamba bari ukaza ukisangira Gakara ko nta kintu utazabaho uhangayitse, uzabaho neza wishimye. Gakara afite amafaranga, nta na kimwe abuze, ikintu nagusaba gusa urabizi ko natagukoreye ikintu cyakuhangayikisha cyangwa cyatuma ubaho uhangayitse, sibyo? Wanyemereye ukabana na Gakara? Mva nkubwire bro. Yego ndakumva. Nimba ayo mafaranga yawe bikumva neza, nzayafatanya gukubira inshuro 3, ariko umpa amahoro, ureke kumitiramo, ntagare wo mu burenganzira bwo gukunda umuntu ntashaka. Bera turi kumvikana? Uzi ko nge mukuru w'umuryango, iyo bavuze mukuru w'umuryango wumva iki? Kuba mukuru w'umuryango se bisobanuye iki? Bivuze ko nta kintu na kimwe wemerewe gukora atarenje uguhaye uburenganzira. Ndategetse ngo
ugomba kurongorwa na Gakara kubi na bwiza byanga bikunda uzamufata umurebere wa mukozi ukora hariya hirya ntabwo ndi ingaragu yawe ku buryo wakirirwa integeka gushaka abona ashaka ariko ye ndabona uyu muryango kuyobora binaniye pe bashiki banyine bashaka ngo dushyire hamwe ngo twumvikane nibashaka ko tujya inama y'icyo twakora ahubwo birirwa mu bigare bari aho ngaho nibashaka kuba bakumva icyo nababwira ariko byanga bikunda Gakara agomba arongore Bella ku bubi na bwiza ya okay reka tubashimira ati Gakara agomba arongore Bella ku bubi na bwiza bibaho reka tubashimire mwakoze kwitabira iki kiganiro nimudukenera nanone tuzaza ariko urukundo rwogere mubane mu mahoro nyamuna no zamukundira oya niko bimeze bitewe n'urukundo mukunda ntago nifuza kuba namuharika cyangwa namutendeka andi naga ari ku rugara rw'umutima ari kundiba urumva kuba ari kundiba ari hasi rwose niwe uganje mu mutima wanjye naho ndi namusimbuza asa ko mu musa urukundo rw'iki gihe gaso turaba kina n'abana bikora dukina n'ababi bidukina Tero mugashaka oya kamuimbira kamera konzi kutagiraga isoni wamara arabizi neza impamvu njya gukora kumako kabisa hari ibyo bayanje gukora rero nagakweze kandi zobatshebanye gise kumoko yibere nkahita nibyo nyine hari ibyo bayanje gukora kandi urabyumva kuri kamera wapi kabisa yangane wakoze ego namwe ndabashimira ku ruhare mwagize mwitanze mwasize hano turi gushyamirana ariko mwongeye kugaruka inyuma kuza kureba uko byakemutse ndabashimira n'ubutaha turabifuza muzagaruke mu muryango wacu muze muzasange na twarungutse umuryango waragutse warabaye munini wakoze okay naye ndabashimiye cyane kubwitange mwagize muhate umurava yes gucukumbura aho ibibazo biri ibyo ari byo byose nkeka yuko musiga bikemutse nubwo bitakemuka neza ariko yes ibyo mufata byose birarebwa birakurikiranwa ababibona nyine nabifuriza kujya babyigiraho bikaba isomo yes namwe bafana bacu namwe bakunze bacu namwe muri kiganiro dushyizeho kikarangira mwakoze kugikurikirana ariko gasoje zanambara serious resa kuri YouTube komeze bashyikire tuzatujya tugana n'abafana n'abakinamo n'abafana babo abakteri bakinamo buri kimwe cyose tuzatujya tuganira nabo kugira ngo tukomeze dufatanye kuzamura impano ziri hano hanze nitwa Chiketucheke Choice Sakamara jya from Umutako TV subscribe like share ndetse na comment ciao ciao